Haleluya. No gutuma tubasha kuryoherwa mu kubaho kwayo. Haleluya. Nabonye umukunzi mwiza. Haleluya. Se nawe kubereye umukunzi. Ntabza none ntabizaza byazantanya nawe. Haleluya. He is my number one. Haleluya. Se nawe kubereye uwa mbere. Yesu ni mwiza. Niyo mpamvu dukwiriye kumuvuga cyane cyane kandi buri munsi kugeza igihe abantu bose bamenya uwo mwami. Haleluya. Reka dukomeze ijambo ry'Imana. Ku munsi w'ejo tuzagira umwanya wo gusenga. Haleluya. Munini kurutaho. Amen. Ndagusaba kugira ngo wandike, ntago wandikira Imana kuko irabizi, ariko ndagira ngo wowe wibuke. Iyo umuntu yanditse aribuka. Haleluya. Yibuka ibyiza bimukwiriye, yibuka ibyo yamaze iminsi ategereje ku Mana, arongera akagarura cya gishushanyo cyari gitangiye gusibwa n'imiraba n'imiyaga itandukanye. Haleluya. Wandika ibyo wifuza ko Yesu yakugirira. Ku munsi w'ejo tuzafata umwanya wo gusenga. Haleluya. Wandika abo wifuza ko bakizwa mu muryango wawe n'abandi uzi, n'abandi ushaka. Uvuge na bya bindi byose wifuza ko yagukorera. N'umugira neza kandi arashoboye. Wandika ibyo mu mwuka, wandika ibyo mu mubiri. Haleluya. Amen. Hanyuma ejo tuzangere dusenge. Reka dukomeze ijambo ry'Imana. Mbeshwaho no kwizera. Haleluya. Ni amahitamo umuntu afata. Si ngombwa ngo tuyasangire twese, ariko nagusaba ko twabigendanamo. Haleluya. Nawe ukabeshwaho no kwizera. Amen. Umuntu umwe ashobora guhitamo kubeshwaho n'imibare, akarikire no kubibara n'ibyo ashoboye n'ibyo amaso areba. Haleluya. Undi agahitamo kubeshwaho no kwizera. Ndagusaba ko twafatanya urwo rugendo nge nawe tukabeshwaho no kwizera. Ese urabinyemereye? Haleluya. Kuko ibyo tugiye kuvuga birareba ababeshwaho no kwizera. Umuntu rero ubeshwaho n'imibare naho imbaraga zigeza, sinzi ko byamufasha cyane, ariko bishobora kumufasha guhindukira akareba ko yagera bugufi yakoresheje imbaraga ze, nawe akemera kugendana natwe muri urugendo rwo kubeshwaho no kwizera. Amen. Cyanditswe cyacu kiri mu Baheburayo 11 murongo wa mbere. Kindi nagusaba no ko wasoma uru rwandiko cyangwa se iki gice cyose cy'Abaheburayo cya 11. Haleluya. Ukagenda ugisoma umurongo umwe ku wundi, ugenda buke bukeya kugeza igihe uharangirije. Murongo wa kabiri waravuze ngo icyatumye bahamwa neza, abo bakera ngo icyatumye bahamwa neza nuko bari bagufite, nuko bari bafite uko kwizera. Haleluya. Ugenda usoma umurongo ku wundi. Hari nabo tubona ko basa nk'abagize esheke mu isezerano rya kera, ariko mu ntwari zo kwizera bakabavugamo nk'aba Samson. Yesu ashimwe cyane. Amen. Samson nubwo hari ibyo atashoboye, ariko arangiza urugendo ajya gupfa, yisha abantu benshi nk'uko Imana yari yaramusabye, abanzi b'ubwoko bw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Reka dusome Abaheburayo 11 murongo wa mbere. Ngo kwizera ni ukumenya rwose. Kwizera ni ukumenya. Ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kwizera ni ukumenya. Ni ukuvuga ngo kwizera hari ibintu bizana, hari ukumenya runaka bizana muri njyewe. Haleluya. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Haleluya. Kwizera ni ukumenya. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo ntamenye simbasha no kwizera. Haleluya. Ariko iyo hari ibintu namenye, namenye kuri Kristo, iyo hari ubuhamya bw'umuntu numvishe bukampa ubumenyi, bimpereza nanjye kwizera. Haleluya. Biragoye rero iyo dusaba umuntu utarigeze amenya ikintu na kimwe, ineza y'Imana, ubushobozi bw'Imana, biragoye iyo turimo tumusaba kwizera kandi atazi nk'ibyo tuzi. Yesu ashimwe. Ariko we hari ibintu wamenye. Haleluya. Nanjye hari amakuru ufite namenye. Ayo makuru namenye ku mwami wanjye niyo ampa gukomeza kumwizera no kumwiringira, ntashidikanya ko nubwo ntarimo kubireba uyu munsi nta kabuza bizaba. Haleluya. Kwizera rero kuzanwa no kumenya. Hari amakuru tumenya ku Mana, hari ubushobozi bwa Kristo tumenya. Haleluya. Hari ibyo yakoreye abandi, hari ibyo yasomye muri Bibiliya, hari ibyo yadukoreye biduhereza kumenya neza tudashidikanya ko niba ngibi turimo tumusaba azabikora. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite uko kumenya rero kwizera ntako yabasha kugira. Amen. Niyo mpamvu ari inshingano yawe
kubyamamaza no kubimenyesha henshi hashoboka. Haleluya. Gituma dusoma ijambo ry'Imana, gituma turitindamo, gituma dutega amatwi ijambo ry'Imana, gituma twita ku buhamya abandi bantu barimo gutanga, no kugira ngo bidusigiremo kumenya runaka. Haleluya. Bimenyesha iby'Imana ibasha gukora, bimenyesha ibyo yakoze. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ufite ubumenyi bw'ibyo yabonanye Imana, bw'ibyo yabonye ku buzima bw'Imana, biragoye ko amuzimyamo uko kwizera. Haleluya. Ubumenyi Dawidi yari afite igihe yasangaga Goliyati, yari yarabonye Imana imushoboza kwica intare n'idubu. Yari afite ubwo bumenyi muri we Sawuli adafite, ingabo za Isirayeli zidafite, bakuru ba Dawidi badafite. Haleluya. Uko kumenya yari ifite mu mutima we niko kwatumye igihe yahagaze imbere ya Goliyati avuga ngo hari icyo nzi, hari icyo namenye kimpereza kumenya neza no kwizera ntashidikanya ko n'uyu Mufilisiti utarakebwe. Haleluya. Imana iri bumungabize. Nuvuga ngo hari amakuru Dawidi yari afite mu mutima we, yari yibitseho we wenyine. Ese hari amakuru wibitseho? Haleluya. Ese hari ibyo wumvise Imana yagiriye abandi? Yesu ashimwe cyane. Ese hari ibyo wasomye muri Bibiliya ukumva nibizaho kumva birakureba? Ese hari ibyo Imana yigeze kugukorera kera ukaba warusenga nkaho ubyibagirwa gato kubera imiyaga? Ariko hari amakuru uzi, hari ubutabazi runaka wabonye ku buzima bwawe, uzi neza ko ari Imana yabikoze. Ndagira ngo ntubwibagirwe kuko biraguhereza imbaraga zo kwinjira mu bikurikiraho. Haleluya. Kwizera no kumenya neza. Impamvu tugomba gukomeza kumva ijambo ry'Imana no kuritindamo ku manywa na nijoro. Haleluya. Nuko dufite andi makuru asibamo ibyo ngibyo. Dufite amakuru mabi menshi azenguruka. Umuntu ukoze ishyano aba mu rusengero wenda kabiri mu cyumweru, mu mibyizi no ku cyumweru. Abatinda bamara amasaha 2, 3 mu cyumweru. Teranya ayo masaha yose tumara nk'ahangaha, twebwe duterana ku wa kane gusa mu busanzwe, na amasaha 2, tukongera amasaha 3 yo ku cyumweru, na amasaha 7 mu cyumweru. Yateranya n'amakuru yose wumva amasaha 24 ku munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Amakuru akuvanamo ibyiringiro, amakuru akubwira ati nawe mukozi baramwirukanye ku kazi, amakuru akubwira ngo abashomere baruzuye mu Rwanda nta muntu wabona akazi, ariko wowe urigira iki? Amakuru akubwira ngo na wa mwana wari urwaye kanaka nawe yarapfuye, amakuru akubwira ngo wa mugore n'wa mugabo nabo baratandukanye, ariko wowe urarushywa n'iki? Ayo yose ni amakuru atumaramo kwizera. Haleluya. Niyo mpamvu wagombye kuyabaransa utinda mu ijambo ry'Imana kugira ngo ribikumenyeshe iby'Imana ibasha gukora. Kuko ibikubwira ibibi n'ibicantege n'amakuru turi kuri televiziyo buri gihe navuga ibintu bibi. Habaye accident yamaze abantu, habaye umutingito, habaye za tsunami, habaye, ariko hari Imana ishobora byose. Haleluya. Ifite amakuru meza yaguhereza kumenya, kuzagushyigikira kugeza igihe uzasingira cya gishushanyo Imana yaguhaye. Imana yacu tugire neza. Kwizera no kumenya. Ntabwo warenganya rero umuntu utagufite, hari ibintu atazi wowe uzi. Amen. Haleluya. Ukomere rero kubyo wamenye kandi ushishikare kubimenyesha abandi benshi bashoboka. Amen. Imana yacu tugire neza. Bibiliya ivuga ngo utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Abaheburayo 11:6 ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Hari abantu bamwe basenga amasengesho yo kwihumuriza, ariko ngewe nsenga amasengesho, nawe usenga amasengesho ndibaza, kuko uzi ko Imana iriho kandi ifite imbaraga zo kukugororera. Haleluya. Ifite n'imbaraga zo gusubiza ibyo wayisabye. Yesu ashimwe cyane. Nibaza ko ari impamvu dusenga, nuko tuzi ko iriho kandi ifite imbaraga zo gukora ibyo tuyisaba. Haleluya. Impamvu rero Bibiliya ivuga ngo utizera ntibishoboka ko ayinezeza, nuko kutizera kwe kurahagarika, kurakerereza, kuratinza imigambi y'Imana. Munyumve neza bwoko bw'Imana. Haleluya. Utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Kubera iki? Kubera ko kutizera kwe kuratinza, kurakerereza imigambi y'Imana. Kandi imigambi y'Imana myinshi ni uruhererekane. Haleluya. Ihereza iyindi. Yesu ashimwe cyane. Ibintu nzahabwa no kwizera bizashingiraho n'abandi bantu bose bazumva amakuru yanjye, n'urubyaro ruzankurikiraho. Ibintu uzahabwa no kwizera, ibintu uzakoreshwa no kwizera, n'uruhererekane Imana izakoresha ku bandi bantu benshi bazagukurikiraho. Niyo mpamvu rero bitanezeza Imana iyo umuntu atagufite. Haleluya. Ngo ntibishoboka ko ayinezeza. Amen. Ni ijambo rikomeye. Ntabwo biregeze vuga ngo udasenga ntibishoboka ko anezeza Imana. Yesu ashimwe cyane. Nta nubwo havuze ngo udatanga ntibishoboka ko anezeza Imana, ariko haravuze ngo umuntu udafite uko kwizera ngo ntibishoboka ko yanezeza Imana. Kubera iki? Biraburizamo imigambi y'Imana ku buzima bwe n'ubw'abandi bantu benshi, kuko imigambi y'Imana kenshi ni uruhererekanye. Haleluya. Ntabwo turi buhasome hose, ariko ndagusaba uze gusoma Itangira ibice 22. Haleluya. Hari ubuzima bw'umukozi w'Imana witwa Abrahamu. Ku murongo wa mbere Imana yaramuhamagaye imubwira ibintu bikomeye, kumanuka muri icyo gice cyose. Haleluya. Harambwira ngo Imana ihamagara Abrahamu iramugerageza. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo yabikoze express. Imana yaje kumusaba umwana we ibishaka, yabigambiriye, yabiteganyije. Yesu ashimwe cyane. Ije kugerageza kwizera kwande kwa Abrahamu. Haleluya.
nkuko rimwe na rimwe nawe ujye kugerageza kugira ngo mugerane ku rundi rwego. Ku murongo wa 2 niba nibuka neza ukomeze hasi, irazira mwibutsa ngo ndashaka umwana wawe w'ikinege, umwana wawe ukunda cyane Isaka, ndagira ngo umumpe tugende nzakwereka aho uzajya kumutambira, tugende mu gihugu cy'Imoriya nzakwereka umusozi uzamutambamo umumpe. Haleluya. Imana iramwibutsa, ni nko gucokoza. Ni umwana wawe ukunda cyane kandi ni ikinege, kandi wamubonye ushaje mu yandi magambo, ariko ndamushaka, ngwino tugendane dukore urugendo rurerure, tugende mu gihugu cy'Imoriya nzakwereka umusozi uzamuntangiraho. Haleluya. Ushobora kuvuga ngo Imana iriyenza yiyenjeje kuri Aburahamu, kuko hari urundi rwego bagomba kugeranaho na Aburahamu, kuko igikwiyenzaho kugira ngo muve mu bya kera mwinjire mu bishyashya. Haleluya. Kuko bitabaye gutyo wahera ahantu hamwe. Hanyuma Aburahamu akora urugendo, narasomye harambwira ngo harangana n'ibirometero 80 kuva aho yari atuye Berisheba kugera Moriya, kuri uyu musozi yagiye gutambaho umwana we. Muri birometero 80 yahagenze umusaza n'umwana n'abakozi n'inkwi n'umuriro, bahagenze iminsi 3. Ndimo ndibaza mu mutwe wa Aburahamu ikintu cyari kirimo, agenda avuga ngo ngiye gutanga uyu mwana. Hari bashe kubibwira mukecuru Sara wibyari yakecuye, afata umwana wenyine aragenda afata riski. Haleluya. Imana niyo kwizerwa. Yari amahitamo ya Aburahamu, yashobora kuvuga ati Mana unyiyenjejeho, dore uyu mwana wamumpaye shaje, wamumpaye ari wenyine n'ikinege nkurimo bivuga, ariko Mana nta bandi bantu wabona wakorana nabi bintu. Mana wampereye kare, wankuye muri Uriya Bakaludaya ndakumvira. Byari byoroshye kuva muri Uriya Bakaludaya, ariko byari bikomeye cyane gutanga umwana we w'ikinege, ubonye ushaje, ubonye hamana. Haleluya. Ariko Aburahamu ahitamo nkuko nawe ushobora guhitamo. Nuvuga ngo ushobora kugira amahitamo abiri, ukavuga ngo Mana, ariko Mana ni njyewe wabonye, niboneye n'akazi nakamwe nakukankuyeho, nibyare n'umwana umwe na wararwaye, niboneye nibi. Ni amahitamo. Ushobora guhitamo kwitotomba, cyangwa ushobora guhitamo inzira nk'iya Aburahamu yafashe. Haleluya. Aburahamu nawe ashobora kwitotomba, akavuga ati Mana wampaye umwana ashaje, Mana reba ukuntu bimeze, reba igihe wampereye, reba aho wankuye, reba aho ungejeje, n'uyu mwana unyihereye, cyangwa n'uyu mwana niboneye, kuko iyo turimo tuburana nubwo twibuka ko ariwe yamuduhaye. Uravuga ngo n'uyu mwana niboneye, n'aka kazi niboneye, Mana nakukansanzemo. None uje kumusaba, ariko Mana wabuze abandi bantu muri Uriya Bakaludaya, wabuze abandi bantu muri iki gihugu. Hari igihe tugira ibibazo ukavuga ariko Mana ni njyewe njyenyine wabonye. Ntabwo ari wowe wenyine wabonye, ariko hari urundi rwego mugomba kugeranaho. Haleluya. Urwego rwo kubona Isaka rwararangiye. Isaka waramubonye, wamubonye mu buryo bw'igitangaza, ariko Imana irifuza kuzamukana nawe ku rundi rwego. Haleluya. Imana irifuza kumenya ko wowe nayo mudapfana Isaka gusa. Yesu ashimwe cyane, kuko hari ikintu tubona tugikuye ahamana, twamara kukibona tukakibandararaho, Imana ikongera ikagaruka ikavuga ngo n'uwo Isaka nawe ndamushaka. Kandi dukorana urugendo rurerure, urushaho kubitekerezaho no kubyuza. Kuza murakuzwa ngo ni nk'ibigenza, genda ubyuza, ugenda ibirometero 80, ugenda iminsi 3 ubizi neza kugiye gutanga Isaka. Haleluya. Muri urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 abantu bambwiye ngo Aburahamu yagiye yiringiye ko Imana ibasha kuzura n'abapfuye. Ni ukuvuga ngo yari yamaze kubona Isaka yapfuye, ariko mu mutima we hakaba ibyiringiro ko iyo Imana ibasha kuzura n'abapfuye. Ni ukuvuga ngo yari azi ko ari bumugarurirwa ari muzima, ariko yari azi ko gupfa ko yapfuye. Haleluya. Dufite Imana ishobora byose, tubeshwaho no kwizera. Aburahamu yakoze ibyo birometero kubera kwizera Imana ishobora byose. Haleluya. Yahisemo kwizera, yanga kwivovota, yanga kwiganyira. Na n'uyu munsi ufite amahitamo. Ibibazo birahari n'ingorane zirahari kandi bizarushaho kuba, ariko ufite amahitamo abiri: guhitamo kwivovota ukavuga ngo ariko Mana ni njye wabonye, cyangwa guhitamo kwizera. Haleluya. Ukavuga ngo Mana ubwo ari wowe bivuze, reka tugende, sinzi uko bizagenda, sinzi uko Isaka avuka, sinzi uko azuka, sinzi uko agaruka, ariko mpisemo gukora icyo usabye gukora. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Yagezeyo ashyira umwana we aramurambika, kandi ntabwo ari byo yigiraga. Aburahamu yari agiye kumwica, nyakumwica, kuko yazamuye icyuma kugira ngo amwice. Haleluya. Ngo marayika w'Uwiteka avuga ari mwijoro, avuga ngo Aburahamu, noneho ndirahiye, mu by'ukuri menye neza ko nkunda, nari nzi kunyumvira, nari nzi kunyubaha, hari ibintu bimwe nari nkuziho, ariko uyu munsi menye neza ko unkunda. Haleluya. Ngo nakuguha umugisha, nzaguha umugisha. Arongera asubiramo ya masezerano, urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri, ruzangana n'umucanga. Aburahamu umenya ko ufite itandukaniro. Haleluya. N'abandi bagabo yaragiye kugerana n'Imana ku rundi rwego, byamusabaga kwizera. Haleluya. Ese uremera kubeshwaho no kwizera kugira ngo ahantu utinze uveyo, kugira ngo uzamukane n'Imana ahandi hantu? Haleluya. Hari amasezerano yaragiye gushyirwaho ikimenyetso, yaragiye guserwa, yaragiye gushyiraho ikimenyetso, gushyiraho ikintu kiyafunga hagati ya Aburahamu n'Imana. Haleluya. Ku buryo nta kintu na kimwe kizongera kuyafungura. Yesu ashimwe cyane. Imana imaze kubona neza ko Aburahamu yatanze umwana we, intama iraboneka. Haleluya. Nari maze kuvuga ngo imigambi y'Imana n'uruhererekane.
iriya ntama yagombaga kugaragaza Kristo. Haleluya. Wagombaga gupfa ku bwacu. Isaka yari twebwe twese abana b'amasezerano. Haleluya. Ariko intama iraboneka yagombaga kugaragaza Kristo. Tekereza iyo Abrahamu aza kwinangira, tekereza iyo Abrahamu aza kwanga kumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Hitamo kubeshwaho no kwizera, kuko ntabwo uzi imigambi Imana igufitiye, ntuzi ifite urubyaro rwawe, ntuzi ifite aho uvuka n'umuryango wawe wanyu, ntuzi icyo Imana yagukoresha kugira ngo abandi bantu bakomezwe. Haleluya. Intama y'icunga iraboneka yagaragaza Kristo. Yesu ashimwe cyane. Tekereza iyo Abrahamu yinangira, hitamo kubeshwaho no kwizera. Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Imana ivuga amagambo akomeye ku buzima bwa Abrahamu itari buvuge ya Abrahamu adakora urwo rugendo rwo kujya gutanga umwana we. Haleluya. Abrahamu nawe amanuka amenya Imana ku rundi rwego. Haleluya. Ayisirindi izina yitwa Jehova Jire, Imana yirongera ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Haleluya. Yataza kumvira Imana, ntabwo iri zina ridutunze twari kwa turifite uyu munsi. Hitamo kubeshwaho no kwizera. Haleluya. Uraza kubona Imana yo ku musozi, uraza kubona Imana yirongera. Haleluya. Aho rutegereje urupfu uraza kuzukiramo. Rekera kuvuga Imana wowe kwitotomba ngo ariko Mana ngo ako kantu nyine kagomba kuvamo ikindi kintu, kuko ni deja n'akantu kandi karashaje kandi karatinze. Haleluya. Hari ibindi bintu bishyashya tuzabonana n'Imana ku musozi hejuru. Amen. Hari andi mazina mashyashya tuzamanuka na hariya hantu cyangwa ukanyumva uyu mugoroba. Haleluya. Imana ishobora kugerageza natwe twese ku kintu runaka, kuko hageze ko twimuka mu yindi level, kuko hageze ko twimuka mu rundi rwego. Birakomeye ko umuntu utekereza yasezera mu kazi adafite akandi kazi agiye, musiko bimeze. Ariko igihe Imana izana ikigeragezo cyo kwirukanwa ku kazi, ntacyo wakoze, utabigizemo uruhare. Haleluya. Kuko ntibyari gushoboka ko wisezerera mu kazi, kandi hari urundi rwego mwagomba kugeranaho. Imana ikakugerageza nk'uko yagerageje Abrahamu, bakagusezerera mu kazi kugira ngo iyo nayo wowe n'Imana mugerana ahandi hantu. Hari akandi kazi, hari iyindi mikorere, hari ibindi bikorwa, hari ibindi bigo bihishe muri wowe utari buzamenye wirukanwa muri ako kazi. Haleluya. Hari umuryango Imana ifunga express, ikawufunga ibishaka kugira ngo wowe nayo mugerana ahandi hantu. Haleluya. Hari abantu bagukunda bakugiraga neza, bafite ibyo bakwishyuriraga, ariko igitondo kimwe barabifunga kugira ngo wowe n'Imana mugerana ahandi hantu. Biroroshye cyane gushingira ibyiringiro byacu ku muntu udukorera ibintu runaka. Biroroshye cyane Hortense we gushingira umurimo w'Imana ukora ku bushobozi bw'amafaranga make ufite, ku bushobozi bw'amafaranga make umugabo wawe afite. Ariko hari igihe Imana ibinyeganyeza. Haleluya. Hari igihe Imana ibinyeganyeza kugira ngo urebe ko Imana ishobora byose, idafite umupaka. Haleluya. Idafite inzitizi. Rekeraho kureba n'abo bantu bafunze imiryango. Hari hageze. Haleluya. Kugira ngo umenye Jehova Jire uwo ari we, kugira ngo umenye Imana yari ku musozi. Haleluya. Kuko kubaho umuntu ahanze amaso ikintu kimwe biroroha, ariko kubeshwaho no kwizera, Imana yarebye isanga ntiwabyikuraho, isanga ntiwabibasha, iremera birafungika kugira ngo wowe nayo mugerana ahandi hantu. Haleluya. Ntabwo Imana ishobora kukugerageza idafite ikindi kintu yenda gukora. Yagerageje Abrahamu idakeneye umwana we Isaka, kuko cyaranaziraga mu moko y'Ikanani bajyaga batanga abana babo, cyaraziraga ku Mana. Yari yarabibabujije gutanga abana babo b'imfura, babatangiraga ibigirwamana. Ariko icyo yashakaga kwari kugira ngo Abrahamu koko ahinduke sekuruza w'abizera. Haleluya. Nta gitambo gikomeye cyaruta icya Abrahamu gutanga Isaka, nkuko nta gitambo gikomeye gishobora kuruta kimwe muri Yesu Kristo. Haleluya. Hari ukwitanga gutangaje Abrahamu yagaragaje. Iyo munsi yitwa sekuruza w'abizera. Haleluya. Natwe twese abari muri Kristo Yesu turi abana be kubwo kwizera. Amen. Yesu urahitamo kubeshwaho no kwizera, cyangwa urahitamo kubeshwaho n'imibare yawe? Ni migufi, ni mitoya, nta hantu yatugeze. Namahitamo. Nakugira inama yo guhitamo kubeshwaho no kwizera. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Uyu munsi wamenye Imana urindi zina. Ku bantu bizeye Imana, ku bantu b'inshuti z'Imana, nta kintu kimanuka kibaho. Haleluya. Bashiki ba Lazaro bari inshuti, umuryango wa Lazaro wari inshuti na Yesu. Haleluya. Bamutumaho kuko bari baziranye, yarasanzwe agenda mu rugo rw'iwabo, barasanzwe basangira. Baramubwira ngo inshuti yawe Lazaro irarwaye.
Yesu aramenya amakuru, abwira abigishwa bati inshuti yacu Lazaro irarwaye, hashize iminsi none arabwira ati inshuti yacu Lazaro yarasinziriye, ariko nta nicyo bitwaye ubwo asinzira azanakanguka. Abona ntibumva, ntibafite imyumvire imeze nk'iyi, ntibafite kumenya kubahesha kwizera. Haleluya. Yesu arabwira ati oya, yarapfuye. Amen. Yesu yari yabikoze kubw'impamvu. Haleluya. Abigishwa be bari bazi Yesu ukiza abarwayi. Bashiki ba Lazaro bari bazi ko Yesu wabo, umwami wabo, bari bazi ko ari Imana, bari bazi ko ari Masiya, ariko bari bazi ko akiza abarwayi, bari bazi ko ari inshuti yabo, inshuti hari ukuntu mumenyera, hari ukuntu yimenyera. Ariko bari batarabona Yesu ushobora kuzura umuntu waboze umaze iminsi ine mumva. Haleluya. Igumanire na Yesu, kuba kunzi ba Yesu, kubora no kunuka kw'ibibazo si iherezo ryabyo. Haleluya. Kuko hari urundi rwego utazabona mu Imana bitaboze bitanutse. Yesu yamuzuye byoroshye nkuko yari kumubyiza n'ubundi arwaye. Ntacyo byari bitwaye Yesu kumukiza arwaye, byari byoroshye. Yashobora no gutumaho ijambo buri kuko yajyaga atuma ijambo rigakiza abantu. Yashoboraga kutaza agakomeza misiyo yari arimo n'abigishwa be, akohereza ijambo rigakiza Lazaro, byari byoroshye. Ariko Yesu yabikoze kubw'impamvu. Haleluya. Umuntu rero ubeshwaho no kwizera amenya neza ko ikintu cyose kimugezeho gifite impamvu. Aravuga ati Lazaro wanjye ararwaye, Yesu ntabwo agaragaye none ahanga, ariko hari impamvu. Haleluya. Dore ikibazo cyanjye kiratinze, dore ingorane iratinze, ariko ibyo byose hari impamvu. Abantu babeshwaho no kwizera mwibuke ko batari bakubigaragara, bahita bavuga ibyo byose hari impamvu y'ubumana, hari icyo Imana izabikoramo. Hitamo kubeshwaho no kwizera. Haleluya. Umunsi umwe Lazaro wazazuka, katumuha icyubahiro umwami w'abami. Haleluya. Aragikwiriye. Abantu babeshwaho no kwizera bagira amahoro menshi. Amen. Umukozi w'Imana Daniyeli yarazi Imana isobanura inzozi. Haleluya. Yarazi Imana ikorana nawe ibintu bitandukanye, kandi koko yarayizi. Wibuka akiri umwana mutoya, mu bice bya mbere bya Daniyeli yahise avuga ngo sinziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Bivuga ngo yarazi Imana ye, ariko ntabwo yarazi Imana ishobora kumuraranya n'intara akavamo. Haleluya. Bagenzi be ba Saduraka na Meshaki na Abedenego bari bazi Imana izamura, bari bazi Imana ibagirira neza biciye muri Daniyeli, kuko Daniyeli Imana yamukoreshaga ibintu nabo bakagirirwa neza, umwami akabaha intara bagomba gutegeka. Ariko ntabwo bari bazi Imana ishobora kubakura mu itanura ry'umuriro. Haleluya. Uwo munsi amateka yarahindutse. Ntabwo umwami yavuze Imana ya Daniyeli gusa, yaravuze ngo nta yindi Imana ikwiriye gusenga uretse Imana y'aba basore. Haleluya. Hari ikibazo kizatuma Imana yawe yamamara, hari ikibazo kizatuma amavi yabo mubana mu rugo. Haleluya. Bapfukamira Imana yawe, ariko hitamo kubeshwaho no kwizera. Haleluya. Senga Imana uzi neza ko ari Imana yumva kandi ari Imana igororera abayishaka. Haleluya. Nubarirwe muri bari abantu batabasha kunezeza Imana ko bananiwe kwizera, kuko badafite amakuru, ariko wa makuru urayafite. N'uyu mwanya urimo urayumva. Yesu ashimwe cyane. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Hari Imana y'urundi rwego, hari irindi zina Imana izandika mu mutima wawe rizwi nawe wenyine. Amen. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Nazanywe no kuzamura kwizera kwawe, kuko hari urundi rwego ugomba kugera naho n'Imana, kandi utabasha kurugeraho ukibeshejweho n'imibare. Yesu ashimwe cyane. Icyo kingenza cyo gituma sakuza. Haleluya. No kugira ngo kwizera kwawe kuzamuke, kuko hari ahantu ugomba kugerana n'Imana, hari ibyo ugomba gukorana n'Imana, hari ibyo ugomba gukorana n'Imana. Sindimo kukubwira nisiga, hari ahantu henshi ngererewe kubera imibare, ariko nayisezeyeho. Reka rero singusige. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 9 murongo 22 kugeza kuri 24, ariho ya nkuru umukozi w'Imana yageze kuyivugaho ya wa mwana wagwishwaga n'igicuri. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 9 22 kugeza kuri 24, ngo kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice, ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Iwe uyu mugabo, uyu mupapa yari yararushye, umwana we yituraga hasi buri munsi, akabona inkovu, akabona ibisebe. Nta kintu kibabaza nko kubona, nako ibibabaza ni byinshi, ariko nibi birababaza kubona umwana wawe arwaye igicuri yitura hasi, kandi ntabwo ubuze igihe kiri buzire n'igihe kitari buzire. Ni indwara utabasha gukontorora. Kwizera ko kwari kwarajegejwe, kandi kwari kwarajegejwe mu bigaragara byarukuri. Yarafite impamvu zajegeza kwizera kwe mu bigaragara ku maso. Ngo ariko niba ubishobora, arimo arabwira Yesu ngo ariko niba ubishobora tugira imbabazi udutabare, nk'uko abantu benshi bajya babwira Yesu ngo Yesu niba ubishobora, niba ubishaka. Arabishaka kugirirwa neza kandi arabishoboye.
ngo ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. 23 ubwo Yesu aramubwira ati uvuze ngo nimba mbishobora. Yesu yaratangaye. Haleluya. Hariho akabazo. Yesu aramubwira ati uvuze ngo nimba mbishobora. Byose bishobokera wizera. Wizeye. Uwo mwanya se wo mwana avuga cyane ati ndizeye nkiza kutizera. Ndizeye nkiza kutizera. Haleluya. Uyu mubyeyi agahinda ke karumvikanaga. Yagira ngo ajye kwizera agahita abona inkovu umwana we. Yagira ngo ajye kwizera akabona umwana waguye mu muriro. Yagira ngo ajye kwizera akabona umwana waguye mu mazi. Yagira ngo ajye kwizera akabona umwana warava amaraso. Uko nawe bijya bikumerera. Haleluya. Wagira ngo ujye kwizera agahita haza ikindi. Wagira ngo ujye kwizera akabyuka ikindi. Wagira ngo ujye kwizera akaza ikimenyetso neza kikwereka ko nta mpamvu yo kwizera. Nkuko uyu mubyeyi yari ameze. Hari ibisebe ku mwana we, hari inkovu ku mwana we, hari amaraso umwana wava buri mwanya, hari ukwitura hasi, hari ugora hangayitse avuga ngo araguye we, hari ugora hangayitse avuga atarongeye we. Uko benshi muri twebwe bitumerera. Ariko bwira Yesu unyiza kutizera. Haleluya. Ndifuza ko imbere bira bimenyetso bimeze nk'ibyuriya mwana w'igiciro yari afite. Ndagusaba ndakwinginga kugira ngo ubwire Yesu ngo Yesu nyiza kutizera. Ibimenyetso birahari byatuma ntashobora kwizera. Ndajya kwizera hakavuka ikindi, hakabyuka ikindi. Ndajya kwizera ko umugabo agiye gukizwa none agataha yasinze. Ndajya kwizera ko agiye gukizwa none akankubita. Ndajya kwizera ko umwana agiye kugaruka none akaza yuzuye urumogi. Wa mubyeyi we, nzanywe no kukubwira kugira ngo ubwire Yesu ngo agukize kutizera. Nubwo ibimenyetso bihari ariko abasha gukiza igiciro mu kanya ko guhumya no guhumura. Haleluya. Hari andi masezerano yavuguruza ibyo ngibyo bikoreka ibimenyetso. N'abana bawe baturutse mu nda yawe ntagarabo kwicwa n'urumogi. Haleluya. Ntagarabo kwicwa n'inzoga. N'umugabo wawe n'umugore wawe mupfumbatana. Bibiliya iramubwira ngo turi umubiri umwe. Haleluya. Ubwo wakijijwe nawe ntiwo gukizwa. Yesu ashimwe cyane. Ufite ibimenyetso byinshi bimeze nk'uyu mwana wari urwaye igicuri, ariko takira Yesu muri aya masengesho umbwire ngo nkiza kutizera. Haleluya. Nuragize uvuga amagambo nk'ayo Yesu arimo kumuvugaho. Ntuvuga amagambo nk'ayo Satani amuvugaho. Satani yarebye umwana wawe wishwe n'urumogi, wishwe n'inzoga, aravuga ngo uyu nguyu azapfira mu rumogi. Wifatanya na Satani kuvuga ayo magambo. Vuga nk'iki Imana imuvugaho. Haleluya. Yemwe abagore mwakijijwe, yemwe bagabo mwakijijwe, nimuvuga ibyiza ku bana banyu. Haleluya. Nimuvuga ibyiza kuri situation muhagazemo, kuko ushinzwe kuvuga ibibi yitwa Satani. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo bazapfa batya, aravuga ngo ntacyo bazageraho, ariko wowe akanwa kawe haleluya kavugisha iby'Imana ivuga. Vuga ngo abana banjye bazagera kure yaho ngewe nageze, bazakorera Imana kuruta uko ngewe nayikoreye. Haleluya. Reka do Yesu icyubahiro. Haleluya. Nubwo ibimenyetso bigaragaza indwara y'igicuri, nubwo ibimenyetso biriho bigaragara, urajya kwizera bikazuka, ariko ufite Yesu kandi wahisemo kubeshwaho no kwizera. Reka tumuhe icyubahiro, arabikwiriye. Haleluya. Ibimenyetso ntibikubuze kwizera umwami w'abantu. Si igihe cyo kubaza Yesu ngo niba ubishobora. Nowe ufite amakuru menshi, wasomye Bibiliya. Haleluya. Uyu mugabo na Bibiliya nayo yari afite, ngira ngo yari afite imizingo ya Mose n'ibitabo by'ubuhanuzi bya Yesaya n'abandi nk'abo, ariko ufite amahirwe wumvise Yesu n'ibyo yakoze. Haleluya. Ikintu wumvise abandi benshi yabikoreye. Hari ubuhamya bw'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza. Ni gute wareka gukomeza kumwizera? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu wakijije igicure abasha gukiza umwana wawe, abasha guhindura situation uhagazemo. Haleluya. Abasha guhindura iyo mibereho, nta kintu kimwe atabasha gukoraho. Niba dusenga ukaba wumva utari mugera ahantu kubeshwa no kwizera, ndegera ku isengesho ryawe ni kubera ryo gutakira Yesu. Yesu nyiza kutizera. Haleluya. Nyiza kutizera. Amen. Kwizera ni intwaro. Haleluya. Ishoborera ibyo ntabasha ubushobozi bwanjye busanzwe. Ni intwaro nahawe n'ubwami bw'Imana. Haleluya. Ishoborera ibyo ntashobora nkaho utazi. Ishoborera ibyo ubushobozi bwanjye butabasha. Ni intwaro wahawe igushoboza ibintu utabasha. Ntuyirambike hasi, ntugende wenyine. Haleluya. Yesu yatubwiye ngo ibyo tuzasaba byose, ntabwo yavuze bimwe na bimwe.
ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 11:24. Hejuru ya 24 hari inkuru z'umutini. Bari bashonje barebera umutini hakurya. Yesu agira ngo uriho imbuto, wari uriho ibibabi gusa, awegereye awuburaho imbuto, arawuvuma, umutini uruma. Bagarutse abigishwa baratangara, bavuga ati si ibintu bibaho. Aravuga ati si iby'umutini gusa, nimwizera nubwo mwabwiriye umusozi ngo nushinguke hano utabwe mu nyanja byakunda. Haleluya. Hepfo kuri murongo wa 24 dusoma ngo nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose, ibyo musaba bimwe na bimwe, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Ibyo musaba byose mubishyizeho umutima. Naritegereje muri uru rugendo rwa Gikristo, usanga hari abantu benshi basaba ibintu badashyizeho umutima. Nanjye hari igihe saba ibintu ndashyizeho umutima, ariko ibintu byose nasabye shyizeho umutima, Imana yarabikoze. Haleluya. Ntubizi se ko ari igihe usaba ikintu utagishyizeho umutima? Bwacya mu gitondo ntukibuke, ariko ikintu usaba ushyizeho umutima ugitekerezaho ku manywa na nijoro, kigutera gusenga, kigutera kuzamuka mu cyumba cyo hejuru, kigutera kwiyiriza, kigutera gushyira amavi hasi. Haleluya. Kigutera gushakisha imirongo yose ya Bibiliya ivuga ku kintu kimeze nkacyo, kigutera gushakisha amakuru y'Imana yaba yarabikoreye. Haleluya. Kigutera gushakisha amakuru hanze ukaba uyafite uyicaranye, ku buryo umuntu agutwanguye mu gicuku yakubaza ngo urashaka nkugirirane, ugahita ubivuga iyo ugishyizeho umutima. Haleluya. Iyo utagishyizeho umutima nta makuru yacyo ufite. N'umuntu akubaje ngo kigura ngahe yasanga utabizi, ariko igishyizeho umutima umenya igiciro, ukamenya uko kigura mu Bushinwa, ukamenya uko kigura mu Buyapani, ukamenya uko kigura mu Rwanda, ukamenya uko kigura mu Mombasa, ukamenya amakuru yacyo kuko ugishyizeho umutima. Reka uyu munsi duhindure imisengere. Haleluya. Dusenge tubishyizeho umutima. Ngo nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizera yuko mubihawe kandi muzabibona. Haleluya. Aya magambo nanone yasubiyemo muri Matayo 21:22. Naho hari havuye kuvuga kuri ya nkuru 22 bavuga ngo kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa bimwe na bimwe. Haleluya. Kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Idini rikubwira yuko usaba iby'umwuka gusa, usaba kuzajya mu ijuru kandi deja waranabihawe. Igihe wizeraga Kristo ukababarirwa ibyaha wahawe kuzajya mu ijuru. Idini rikubwira yuko Kristo atitaye ku mubabaro w'uyu mubiri. Idini rikubwira yuko uzaruhuka ugeze mu ijuru, ariko njyewe Kristo yarambwiye mu ijambo rye. Haleluya. Ngibyo nzasaba byose mwizeye nzabihabwa. Yavuze byose. Muri byose harimo iby'umwuka, muri byose harimo iby'umubiri. Haleluya. Muri byose harimo n'ibyakora ku marangamutima yanjye akagubwa neza. Haleluya. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo nimba ndi mubi nkamenya guha abana banjye ibyiza, ntabwo ashobora kuraza umwana wanjye inzara ngo kugira ngo yige ko inzara iryana. Ibiryo bihari ntabwo bishoboka. Yige ko inzara iryana uri umubyeyi, umwana wabyaye, ntabwo bishoboka. Ngo kandi ndi mubi niko birimbwira. None Imana nziza, haleluya, yananirwa gukora ku byatuma ngubwa neza mu mubiri, yananirwa gukora mu byatuma amarangamutima yanjye abaho yishimye, yananirwa gukora ku byatuma umwuka wanjye nuzura imbaraga z'ubumana. Imana yananirwa kubinkorera. Idini ribashuke. Haleluya. Yesu yavuze byose, ntabwo yavuze ngo bimwe na bimwe. Ibyo muzasaba mwizeye byose muzabihabwa. Haleluya. Akabazo kavuka hehe muri urugendo rwo kujya kubibona? Amen. Mwibuke ko havuze ngo ibyo muzasaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Hagati yo gusaba no kubona. Haleluya. Hano harimo urugendo abantu benshi bananirirwamo. Yesu ashimwe. Igisabwa ahangaha nyuma yo gusaba no kubona, haleluya, kuko nizeye neza ko ibyo nasabye numviswe. Yesu ashimwe cyane. Ndimo ngana mu kubona, mpindura imvugo. Haleluya. Mpindura imvugo ngahindura n'ingendo. Haleluya. Ndimo ndagenda ingendo isa na bya bindi nasabye. Haleluya. Haraho nturutse ndimo nsaba hatandukanye naho shaka ibyo ashaka ko Imana inkorera, ariko hagati yo kubibona
no kubisaba. Haleluya. Ndahindura imvugo, mpindure n'ingendo, ndagenda nk'umuntu wamaze kubihabwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umugore iyo yatwitse indi itarigira imbere ngo abantu banayibone. Haleluya. Intanga y'umugabo n'iy'umugore byahuye, mu minsi mike yatangira gucira, hari ibimenyetso bimugaragaraho, atangira kumva ahuzwe. Haleluya. Amenye neza ko afite umwana, agatangira kugenda yigengesereye. Inda ntigaragara, abaturanyi ntibayizi, nta wundi muntu uzi ko atwite, ariko afite ibimenyetso. Haleluya. Ko mu mezi 9 azakikira umwana. Haleluya. Abasabye n'abazamutse umusozi nuko tumeze. Haleluya. Turatwite, dutwite amasezerano, dufite ibimenyetso muri twebwe, bishobora ko bitazwi n'abaturanyi, ariko hari ikintu ntwite kintera guhindura ingendo. Haleluya. Gituma ngenda nisengesereye nk'umuntu uzabyara mu mezi 9. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Ibyo nibyo byatumye agakobwa kitwa Esteri kakiri agakobwa gatoya, kari kagiye mu marushanwa ibwami, katazi ko kazaba kamikazi, ariko kahise kibona ari akamikazi, bituma kagenda kitonzi. Haleluya. Nta mururumba gafite, kagenda nk'akamaze kuba kamikazi, kandi ari akana k'imfubyi. Ese ko wasabye hagati aho ngaho uri murabigenda muti? Ese wahinduye imvugo? Ubwo nasabye kuva mu bukene, sinshobora kwita umukene ukundi, mu kanwa kanjye vocabulaire yarasibanganye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nitwa umutunzi. Ubwo nasabye gukira indwara, singivuga ibyo kurwara. Haleluya. Mu kanwa kanjye mvuga ibyo gukira, kuko hari aho ngana hamwe n'Imana yanjye. Yesu ashimwe cyane. Mu kanwa kawe reka havuge ibizahuri mugana, kuko kubibona ko uzabibona. Reka uhindure ingendo. Haleluya. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Iyo umuntu yimenye agira uko agenda. Turi abami n'abatamzi. Haleluya. Turi ibikomangoma, turi aba princess, turi abamikazi bo mu bwami bwa Data. Haleluya. Umwamikazi agira uko agenda, nta kintu kinyirukansa. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu kintera ubwoba, ndagenda nk'umwamikazi, ndagenda nk'umwana w'umwami. Ikindi, umwami n'umwamikazi ntago bakenera kwemeza abantu, baba bibizi ko ari abami. Umwamikazi w'Ubwongereza n'umukecuru arashaje, mujya mumubona kuri televiziyo, ariko ntakeneye kwemeza ko ari umwamikazi, barabizi. Agenda n'ubukecuru bwe, aba yambaye neza imyenda ihenze n'ingofero n'ubukecuru bwe, ariko arabizi ko ari umwamikazi. Haleluya. Ntabwo yambara impeta za zahabu n'amadiyama zihereye ahangaha kugera ahangaha kugira ngo twemeze ko ari umwamikazi, nyamara arabifite. Abantu b'icyubahiro nta nubwo bakunda gufurapa, aba yambaye nk'impeta imwe n'umudari umwe, ntabwo agerekeranya kugira ngo twereke ko afite amadiyama, nyamara arayafite. Azi uwo ari we. Haleluya. Ese uzi uwo uri we? Ese wamenye ibyo umwami Imana yakoze mu buzima bwawe? Haleluya. Ese uzi ibyo wasabye ubishyizeho umutima, ku gitondo kimwe uzabibona bisohora? Haleluya. Hagati aho muri uru rugendo ubyitwayemo ute? Uravuga iki? Urusaku ufite ntabwo umwamikazi ashobora kurugira, uretse wenda ko abaye umuvugabutumwa yarugira. Agenda nk'umwamikazi, akavuga nk'umwamikazi. Haleluya. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Cyangwa mugahitamo kubeshwaho no kwizera. Amen. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Kwizera kubasha gukora imirimo abantu batabasha gukora. Yisomye nanone muri rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11, harambwira ngo kwizera niko kwagwishije inkike z'Yeriko. Soma. Nasanze inkike z'Yeriko bavuga ngo zari zifite metero 7 kujya hejuru. Metero 7, urumva igipangu cya metero 7 uko kireshya. Ikindi ngo peseri ubunini bwacyo ngo bwari metero 6. Metero 6 z'igipangu, niba ari igipangu niba ari inkike. Metero 7 kujya hejuru, metero 6 gutya. Ariko Bibiliya irambwira ngo inkike z'Yeriko zagushijwe no kwizera, kandi koko zagushijwe no kwizera. Haleluya. Rwari urugamba ruyobowe n'umugabo w'umusirikare witwa Yosuwa. Ikindi yari afite abasirikare, ntabwo byari byoroshye kubwira abasirikare bafite intwaro ngo rero iby'intwaro tugiye kubireka, tugiye kuzenguruka. Gusa harimo ubwenge. Kuzenguruka rimwe bucece tugataha, tukazenguruka kabiri tugataha, kugeza ku munsi wa 6 abagabo bafite intwaro wabuje kurasa n'abasirikare basanzwe barwana, ariko mu gihe z'Yeriko zagushijwe no kwizera, kubera ko imbunda zaba Yosuwa ntago zari bubasha icyo gipangu cya metero 7 na epeseri ya metero 6 cy'amabuye. Haleluya. Ibikuzengurutse bishobora kuba bimeze nk'inkike z'Yeriko, ibikubuza gusingira ibyawe bishobora kuba bimeze nk'inkike z'Yeriko, ariko imbaraga zo kubikubita hasi, haleluya, no kwizera. Rimwe na rimwe ni ugukora ibintu bidafite logique. Bwira abantu b'abasirikare, ubwira abatambye ngo bafite amakondera niba bari bajya imbere, byibuza se n'abasirikare bajya imbere kugira ngo umwanzi nabatungura mu mutange, abatambye n'amakondera ngo bajya imbere bayobora urugamba.
rwo gukubita hasi inkiki, ibintu bidafite logique, ariko nahisemo kubeshwaho no kwizera. Haleluya. Rimwe na rimwe ntibiba bifite logique, ariko birakiza kandi birakora. Haleluya. Barazengurutse umunsi wa mbere, barazenguruka kugeza ku munsi wa gatandatu. Umwami Imana yari yababwiye ngo ku munsi wa karindwi noneho bazavuza amakondera, barangurure cyane, ngo inkike zizaheraho ko ziriduke. Haleluya. Inkike zikugose, zifashe ibitekerezo by'aba wifuza ko bakizwa, zirakomeye cyane. Ntabwo ari imbaraga zawe zabikiza, ariko hari intwaro wahawe. Haleluya. Hari intwaro ufite yitwa kwizera, ishobora kubita hasi inkike zose. Hitamo kubeshwaho no kwizera. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Gishobora kuba ari igikike cy'ubukene umaze imyaka, gishobora kuba ari igikike cy'indwara zimaze imyaka, gishobora kuba ari igikike cy'abantu banze gukizwa. Warasenze, wariyirije, waravuze, watanze amaturo, watanze isaka wawe, ibintu byose bakubwiye, abahanuza bukuri nabi ibinyoma, hose waragerageje, ariko Umwami Imana yanzanye kongera kubyutsa kwizera kwawe. Haleluya. Umenye ko nubwo bimeze gutya, kwizera gushobora kubikubita hasi. Kura amaso ku muntu yahanga Umwami w'abami. Ntabwo bijya bikunda ko twareba ku muntu no ku Mana icyarimwe, ntibikunda. Iyo urebye ku muntu ureba hasi, warebye ku Mana uhitamo kureba ko bitagaragara. Kura amaso ku muntu, kura amaso ku muntu. Nashaka bari inshuti yawe, nashaka bari n'umugore wawe, nashaka bari n'umugabo wawe, yewe nashaka bari na pasiteri wawe. Haleluya. Nta mbaraga zo kugukiza afite. Hanga Imana amaso, iraza gukorana nawe bihambaye. Reka nangize nongera kuvuga ngo ni inzira ebyiri. Urahitamo kubamo witotomba cyangwa urahitamo kubeshwaho no kwizera. Ntabwo bihura. Akanwa kitotomba ntabwo kagarukamo kwizera. So turavuga ibyo kwitotomba cyangwa uvuga iby'Imana ishobora byose. Nubwo ntazi uko bizagenda, sinzi ukuntu bigenza, sinzi no kubikora, icyo nzi. Haleluya. Nuko uzabikora. Urahitamo gushyiramo kimwe mu kanwa kawe. Bibiliya irambwira ngo mu isoko imwe ntabwo hashobora kuvamo amazi akereta n'amazi meza. Mu kanwa kamwe ntabwo hashobora kuvamo amagambo yo kwizera, amagambo yo kwiganyira. Turahitamo kimwe. Haleluya. Njye mpisemo kubeshwaho no kwizera. Ese nawe? Dufite ibintu byinshi tugomba gusingira hamwe n'Imana yacu. Hari level dutinzeho twaragombye kuba twarazivuyeho. Haleluya. Ariko uyu munsi wongera uhanga Imana yawe amaso, wongera umenye ko atari ku bw'ubwenge. Haleluya. Kandi koko nkora nabwiye idini ntiri gushuke, mbwira kubwira ngo hari ibintu bimwe akoraho n'ibindi adakoraho, akora kuri byose. Iyo nitegereje muri Bibiliya, muri ibintu byinshi Imana yagiye ikorera abantu, kandi niyo itabikora ntacyo byari butware, bari gukomeza bakabaho. Iyo turebye generali w'Umusiriya Namani, Bibiliya irambwira ngo niwe Imana yajyaga ikoresha kugira ngo atsinde abanzi babo. Yararwanaga, yari umurwanyi ukomeye. Ibibembe ntabwo byamubuzaga kurwana, kuko Imana itamurikanye n'ibibembe byo gukomeza arwane. Dini niri gushuke. Haleluya. Petero kugenda hejuru y'amazi byari bimaze iki mu murimo Yesu yaje gukora wo gukiza abantu? Kuki Yesu yemeye kumuha rifiti hejuru y'amazi? Petero yarivugiye gusa, yaratinyutse mu bandi bigishwa, aravuga ati ko niba ari wowe ugenda ku mazi nanjye wampamagaye nkagendaho. Byari bimaze iki mu kuza gukiza abantu? Idini ntiri gushuke ngo rikubwire ngo Imana yiteye kuzajya mu ijuru gusa. Yes, destination finale ni ukujya mu ijuru. Haleluya. Ariko hari ubuzima. Kuki utakijwe ngo uhite upfa? Kuki utizeye Kristo ngo uhite upfa? Nuko hari ibyo ugomba gukemura. Nuko hari abana bawe bagomba kubona kwizera kwawe nabo bakazakugenderamo. Haleluya. Nuko hari abantu bibanyu batazi Imana bagomba kubona ibyo Imana yagukoreye bakazakizwa. Imana yitaye kuri detaye z'ubuzima bwawe. Imana yitaye kuri detaye z'ubuzima bwanjye. Ntabwo ireba bimwe ngo nigera ku bindi humiriza. Yaba atari Imana. Genda ukoresha akanwa kawe ureme. Haleluya. Ejo tuzasenga. Mwitangire igice cya mbere, Imana yagendaga irema ikintu kidahari, nta kintu na kimwe ishingiyeho. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira urwandiko rw'Abefeso igice cya 5 umurongo wa 2 n'akarongo kagufiya nagira ngo gafate mu mutwe. Karavuga ngo mwigane Imana, bana bakundwa, mwigane Imana. Haleluya. Ndebe niba ari kuhavuga neza. Mwigane Imana nk'abana bakundwa. Haleluya. Niko havuga Efeso 5 umurongo wa 2. Mwigane Imana nk'abana bakundwa. Haleluya. Hera uyu munsi ugende wigana Imana. Iso arema kuye mu busa. Haleluya. Arema kuye mu busa. Yaravuze ngo nihabeho izuba rikabaho, nihabeho ukwezi kukabaho. Haleluya. Nta kintu ashingiyeho.
ubutaka n'amazi n'ibitandukane bigakunda. Turema umuntu ase natwe agira ishusho nk'iyacu bigakunda. Haleluya. Urubavu rwa Adamu hakavamo umugore bigakunda. Ngo nimwigane Imana nk'abana bakundwa. Haleluya. Tahi wawe wigana Imana, ugenda ureme mu busa, uhindure vocabulaire, uhindure imvugo, uhindure imivugire. Haleluya. Waravuze, waraganye, igihe cyo kuganya cyararangiye. Genda wigana Imana nk'umwana ukundwa. Haleluya. Uvuye ngo nta byo kurya bihari, ni habeho ibyo kurya. Nta ntebe zo kwicara zihari, ni habeho intebe zo kwicara. Haleluya. Nta gitanda cyo kuryama, inzira hengamye, ni habeho inzu nzima. Haleluya. Ntabwo uzi ko Imana izabigenza mu mbaraga zayo, ntuzi umugisha izaguha ukubaka. Haleluya. Ntuzi ko izabikora, ntuzi ko izabigenza. Genda uvuye ngo aka kazi karashaje kararambiranye, ni habeho akazi gashya. Twigana Imana. Haleluya. Nk'abana bakundwa. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Bisemo kubeshwaho no kwizera. Ntabwo wantangira, ntabwo wambuza gusingira umugisha. Umuntu wahisemo kubeshwaho no kwizera ntabwo wamutangira. Ariko umuntu ubeshwaho n'imibare aritangira nawe ubwe, ntabwo akeneye bamubuza kugerayo. Nawe ubwe ntiyiyoroheye. Imana yacu tugire neza. Kaduhaguruke dusenga Imana. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka turirimbe gatoya turarangije. Mbeshwaho no kwizera Yesu. Haleluya. Irigiye imbabazi ze. Uyu mugoroba ugende wigana Imana nk'umwana ukundwa. Ntuyigane muri bimwe, uyigane muri byose.
data tuguhaye icyubahiro urakoze kubw'imirimo yawe itangaje urakoze ko dukoreye mesheje umugisha abana bawe mwami basubira mu macumbi yabo bagirirwe neza ijambo ryawe ryarambye nanone mu Baheburayo 11 ngo kwizera kwahishije abanyantege ngiye guhinduka abanyembaraga reka wari ufite intege nkeya muri twebwe asohoka hano hantu yuzuye imbaraga zawe yuzuye guhamya amenye neza reka ibyo yamenye mwami bimuhere kwizera kw'ibyo uvuga ari ukuri muhere kwizera kw'ibyo yagusabye nta kabuza azabibona gendana natwe dusubira mu macumbi yacu neza yawe komeza iyo matane natwe umugisha buri muntu wese wakoze umurimo mu nzu yawe umugisha buri muntu wese ufashe uyu mwanya wo kuba imbere yawe mwami umugisha buri muntu wese wahisemo kubeshwa no kwizera ndagushimira mwuka wera kugiye kumushyigikira no kumubashisha turagushimira kuzongera ukabana natwe ku munsi w'ejo turavuze ngo icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu dusenze amen. Yesu abaho umugisha abagire neza kadutahana amahoro ya Kristo. Beshwa no kwizera Yesu niringiye bawazize batiwe n'umukiza umunda izeye Yesu nabwo